ni audio yagiye hanze y'umwe mu bakinnyi ba Etoile de l'Est, yashyizwe kuri Twitter n'umunyamakuru wa Royal FM witwa Biancy Beka Samuel, tariki 11 ukwezi kwa gatanu 2022 saa 8:26 ku gicamunsi cy'uwo munsi. Ayishyira kuri Twitter ivuga ibyabaye imbere y'umukino wa Etoile ndetse na APR. Ubundi tugaruke mu kanya n'undi mukinnyi tugiye kumva nawe yitangira ubuhamya bw'ibyo abamo, hanyuma arakurikirwa n'umwe mu bafana umaze igihe muri uyu mupira witwa Rugamba Salvatore. Reka duhere kuri rutahizamu wa Etoile. Byemejwe na Abdou Mbarushimana ko iyo audio yiye banamumenye avuga ibyabaye mbere y'uyu mukino. N'umupira ni ikibazo gikomeye, ni ya politiki navuga idashoboye, igashaka kugira ngo ikonjeke igihugu ko itwara ibikombe ariko nta bushobozi bwo mu kibuga. None se nimba tugiye gukina twarakoze turebe mu cyumweru cyose, ugasa neza ejo i Nyamirambo mu Rwambariro ngo sasa abayobozi bacu ba APR ukumva ngo abayobozi bacu bakaza na koca bakegeka uhora nk'iminota nka 15 ngo match itangire, ngo match rero ngo twarayitanze, match bagomba kudutsinda nyine 2 cyangwa se 3, nyine bakajyamo kari ibitego 2 bakazajya bashyira kubera nashyira rwose abataka bakadushyira ku ruhande ngo nawemerewe gushyiramo igitsinda cyangwa gushyiramo ingufu yawe n'uburyo hatari hajyamo ibitego 2 cyangwa 3 bya APR. Abazamu nabo bakabwira gutya, n'abantu rero babonye abazamu iyo batsindwa yego wenda nabo bakoze ubuswa batangaga ibigaragara, ariko yariyo kubasinya yariyo kubasinya ntabwo deja bakanga iby'ubuyobozi bubabwiye kandi aribo babahemba. Ni babitangaga nabi, ariko niyo gahunda. Urabona natwe muri weekend sinoko ngo APR yaduhaye amafaranga, ahubwo iradufasha gutsinda Marine. Urabona umwanya turiho ni mubi, iradufasha gutsinda Marine na Espoir. Hari amanota 6 rero urumva ko kuyabona kwacu bahita bitugize imbere natwe. Niyo gahunda ariko biba bimeze, ariko gire n'umuntu utaburi mu by'umupira wicaye muri stade nyine ababona APR nyine yatsinze ariko nta mupira bafite, nta byatari. Ikindi se nabonaga ko ari ubusabane, bwari ubusabane kuko twaranaganiraga mu kibuga, umugabanye ritime bagatsinda iki. Nyira penalty badukoreyeho bari bamaze kutubwira ngo bagiye kuduha kimwe, nyine ni fake. Ariko ngiye ndibaza ikintu kimwe, ikipe y'igihugu ari abantu bayire kuko tuyirebera mu ndorero y'umupira, ahubwo n'isobanura mu Rwanda gusa utujyana kureba kuri stade mu by'ukuri. Iyo urebye ibintu bikorerwa mu mupira ubona ari ibindi bindi. Nabwo urugero ibintu bimaze iminsi bivuga ku ikipe, ukuntu iyo kipe yiriwe ubutsinda hari ibindi usanga mu by'ukuri aho bigeze bitakira umupira, ndetse amaherezo tuzamureka bamwe tukajya tureba ibindi bitari umupira, cyangwa se umupira wazagaruka ku murongo tukongera tukawusubiramo. Ndaguha urugero, nk'ejo bundi wumvaga ibyavugwaga kuri Mackenzie, nubwo hari amaradiyo amwe nagiye numva yagiyeho kwisobanura. Mu by'ukuri ntabwo ushobora kuba uri umukinnyi ngo bakubwire ngo ugiye guhura na adversaire mu gihe cy'amamace yacu wongera ibyo bintu. Ibyo ni ubwa mbere nanabyumvise, ni ubwa mbere nabibonye. Hanyuma bakabivuga, warangiza bakabibona, kandi ku mukinnyi umwe tugakomeza tukabireba. Ngira ngo hari umwana wo muri Etoile de l'Est wavugaga uko babategetse ko bagomba kwitsindisha kuri ikipe yabo na APR.
ibindi bimenyetso mushaka mwebwe n'abanyamakuru ni ibimenyetso biva mu ijuru biva hiye. niba umuntu ashobora kubyiyemerera akakubwira ibyo bababwiye mu kibuga akanasohoka, ibindi bimenyetso mushaka biva mu ijuru biva hiye. ariko Salvatore, inzego ziravuga ziti kuki ntawe urafata inisiyative wenda ngo ibyo bimenyetso byabonetse babijyane kuri RIB cyangwa se izindi nzego kugira ngo wenda bibe byakurikiranwa, niba hari n'ubihanirwa abonye ibimenyetso bifatika byahanwa. mubona bituruka he kuki abantu badatinyuka? ahubwo njye nanjye nakubaza ngo kuki itabikurikirana kandi hari ababyiyemerera. none se niba nk'uriya mwana wa Etoile de l'Est abyemera, hanyuma abantu bakavuga umukino baravuga ngo bahagaritse inzego z'abayobozi mu mupira w'amaguru kuyobora umupira w'amaguru kandi bafite ibindi bahagarariye, ariko bikagaragara mu nzego zimwe izindi ugasanga ntibizireba. niba uhagaritse meya, ntekereza ko jenerali adakwiriye kuba akiyobora umupira. ibyo ni ibintu bisobanutse, ni ibintu niba ubyemeza ku rwego rumwe, fata ibyemezo bisharira, hanyuma n'inzego zishinzwe iperereza zinakurikirane izo mafiya zibera mu mupira. icyo nicyo cyonyine kizazura umupira w'u Rwanda, nta kindi. uwo ni Rugamba Salvatore soje. reka ngaruke kuri Joseph, nanjye ndakubaza nk'icyo abajije, kuko niwe wigeze kuvuga ngo iyo nza kubateguza mwari kuba mwarakoze ubushakashatsi. Joseph, uyu mupira ko ubamo, ko wayoboye, ibindi bimenyetso wa mugani ukeneye ntibizava mu ijuru. ngira ngo ibivugwa byose tubifashe nk'ukuri twaba tugiye gukora amakosa natwe kandi tudakwiye gukora, kuko umuntu ashobora kuvuga nk'ibyo numvise by'uwo mwana witwa ko ari uwo muri Etoile de l'Est, nabyo ntahamye. wari mu kibuga birashoboka ko simbizi iryo jwi niba ari n'irye cyangwa ritari n'irye n'umutoza. n'impamvu twe twari twaranze no kubikoresha nuko umutoza, ariko umutoza we yaravuze ati twarabimenye, ni Didier wabivuze. tutese muzamuhana ati oya, mwaramuhannye oya, muzamuhana oya, ko atari mu kibuga se, ati ntabwo iyi match yari kudufasha. ngira ngo bibaye ari byo cyabaye ikibazo gikomeye. umupira waba warugarijwe kugera ku rwego rundi. niba abayobozi bashobora kuza bakabuza ikipe gukina kugira ngo bahindure, bakanabivugira imbere y'abakinnyi, icyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. impamvu igihe rero nkomeza kuvuga ko nta gihamya, ntashobora kwemeza ko biba, nuko mu myaka yose nabaye mu mupira n'ubu ndacyawurimo. ntabwo ndinjira muri vestiaire ya Rayon Sport cyangwa ya Kiyovu, nibo turi kumwe hano, yenda n'izindi vestiaire ninjiramo buri gihe ni ya AS Kigali, kandi ijambo nk'iryo kuva nagera mu mupira ntabwo turigera tubivuga. ikindi navuga nuko hari ibyavugiye bivugwa ari muri Rayon Sport, ari muri Kiyovu, izo za ruswa zagiye zivugwa n'iwacu muri AS Kigali. hari igihe byigeze kuvugwa, ibyo byo nta nubwo twabica ku ruhande, bikavuga ko hari abakinnyi bashobora kuba barebwe n'abakinnyi ba mukeba, ariko byose ni ibivugwa. ariko ikigaragara nk'uko nakomeje kubivuga tunatangira, nta nduru ivugira ubusa imusozi, nuko haba hari ikibazo. twebwe rero navuga ko kugeza uyu munsi uko bikomeza kuvugwa ni no gusaba. nigeze no kumva Gasingwa Michel avuga ko yasabye RIB kuza gukora investigation ku basifuzi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. nkavuga rero ko inzego zishinzwe iperereza nizo zadufasha kugira ngo zikore iperereza ricukumbuye aho bigaragara, kuko hari icyaha kiba ari gatozi. niba ari umukinnyi cyangwa umuyobozi wabikoze, icyo gihe akabikurikiranwaho. niba ari abakinnyi babikoze, nabo bakabikurikiranwaho. naho ubundi tugiye kugendera muri za speculation ngo tuvuge ngo turahamye ibi none ko ari ba nyir'ubwite babivuga, ibyo nabyo ntabwo kuba babivuga gusa umuntu yabishingiraho ngo avuge ngo nibyo koko, kuko ashobora no kubivuga hari ikindi kintu kigenderewe. kuko reka mbabwire, buriya mu mupira w'amaguru habamo n'ibindi bintu byinshi. navuga na mind game irakonta.
nk'ikintu yari arimo avuga aha ngaha ntabwo ngo bohereje ngo kigaragaza ko AS Kigali par exemple ngo izarekera APR ngo igikombe buretse gato iyo nkuru uko byagenda kose ibyandikwa byose bishobora kuba bishaka gushyira influence traffic d'influence ishobora gukoreshwa mbere kugira ngo abantu bumve ko ngo AS Kigali ubu iramutse itsinzwe ngo yaba yerekeye ngo APR nayo ngo ikayerekera igikombe. reka nkubaze mu buzima busanzwe uramutse wanditse ikintu kuri Twitter cyangwa se ukandika ikintu runaka gishobora kuba kigaragaza ko hari ikibazo cy'icyaha inzego ntiziguhamagaza zikaza kukubaza. Aha niho turi kwibaza tuti niba aba bantu babivuga kuki inzego zidahaguruka ngo zize zibaze aba bantu bavuga ibi bintu aho babikuye niba kuko bifite ishingiro ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Ntekereza ko ntarirarenga niyo bimaze igihe bivugwa ibyo ari byo byose ushobora no gusanga iperereza ryaratangiye ushobora gusanga ryaranatangiye yenda bitaragera ahantu batangira guhamagara umuntu ku muntu bagikurikirana kandi izo nzego zikora iperereza tuba turi kumwe nazo ahaba muri iyo mipira inzego ziba zihari ziba zinakurikirana. Ngatekereza rero ko ritararenga kandi ku buryo bishoboka ko ejo cyangwa ejo bundi ubwo dukomeje kubiganiraho bazabyitaho kurushaho. Nibyo koko ntarirarenga ntabwo navuga ngo ntarirarenga ahubwo habayeho niba twabyita negligence kuko urumva iyo ibintu bigeze ko ibyo byose izo nzego twese turazizera ntibarimo gutinya sinzi ikibazo kiba kirimo kindi ariko gusa ikigaragara nuko ejo bundi nahoze nganira n'umukino umwe wa Rayon Sport urumva iyo umaze gutsindwa kuri afata nk'iminsi 3 yo kwitekerezaho nanjye ntumva radio nagira gute kugira ngo mu bintu by'umupira banze byibuze numve ko nagarura umwuka wundi kuba navuga ibya sport. Umwana umwe turaganira arira arambwira ati reba ukuntu ikipe nka Rayon Sport yagaye n'ubuyobozi bari bafite prime irenze 300 buri mukinyi ukurikije amafaranga bagomba guhabwa ugasanga umwana akambwira amazina sinavuga no kuri radio atariko nk'undebera kuri byagenze kugira ngo nk'aya mafaranga nyabuze tugiye kugira muri saison yo kugira ngo tuzitegure yindi so urumva rero none reba no ku buyobozi ejo ugasanga umuntu umwe aravuga ati ubuyobozi ni bushoboye bugira gute kandi ntacyo abantu batakoze urumva deja harimo no guteranya abafana n'ubuyobozi niyo mpamvu iki kiba kigomba guhagurukirwa ariko none waza kureba match abantu baba bateranye bangana kuriye gusa nge sindi konte ku makipe ngo kana ikipe yabigenze iki ngomba kubanza kureba twebwe babakinyi bacu bari ku rwego rw'imitekerereze ko niba na investigation igomba kuza no mu ikipe ubwarwa dufite ubushobozi bwo kugira ngo turebe umuntu ibuduhemukire kuko ntabwo uzajya kuri uriya muntu ngo yamukiye utabanje kureba ibyabo nibyo twiza kuvuga na Hemedi ko igiye gukomozaho tuba turebe ibyacu nibi byaro kuri turi gukora turebe kuri umuntu aza muri Rayon Sport avuga ati giye ikipe ifite itekereza gutya abafana bateye gutya ubwo nyine ni nkuko warongora umugore uzi ko ari sawa nyuma akaguhinduka ubwo ni naduhinduka tujye tugiye mukuri ko byagenze warongora umugore uzi ko ari indaya wabivuze mu magambo yayo urumva ntabwo ari muzima uzi ko ari muzima we nyuma ugasanga ari ibibazo so ngewe ndumva ikintu twashigiraho cya mbere okay ku rwego rwa investigation abo batanga amakuru bwabo deja bagomye kubashaka kugira ngo baduhinde ishusho ndende ihari y'ukuntu bimeze ariko muri rusange umujura aracyaduhisha ntabwo twamenya hano biva ariko nkavuga ngo turebe ibyacu mu makipe yacu ejo batazadutanya n'amakipe ejo umuntu avuga ngo kanaka ngo wo muri ikipe ngo ne waje kundeba yaje kureba uwo mugore wawe nawe udasobanutse turebe ibyacu rero hanyuma nibirangiza bizakemuka babane nabo batanganye hanyuma nimara kwivamo tumenye uko umupira w'amaguru abantu bari kubica bafatirwe n'ibyemezo. Claude yanatubwira ikintu cyitwa commission de recherche yo muri Rayon Sport ishinzwe iki iyo commission so wari washyizeho turaza kugaruka reka nze ngaruke kuri Minani Hemedi gato barakubwiye ngo umukinnyi yaravuze umutoza yarabyemeje uwo ngo biramutse byarabaye none se wowe ugiye ku ndakumva iki kintu uhereye kuri Joseph kajya no mu bandi bayobozi niyo mpamvu dutegura iki kiganiro tutifuje kwinjira cyane mu bayobozi kuko kenshi barahuha bararuma bagahuha kuki babitinya birimo ibifi binini kuki bamwe barya indimi ntabwo ari ibifi binini biri muri uyu mwanda turi kuvuga witwa ruswa ahubwo twe dutinya kubivuga ni ukubera ko tubifitemo inyungu kuko ndagira nkubwire hari akantu Joseph yarabajije Claude ngo comité de recherche muri Rayon ngo ikora iki ibyo nama equipe yose usasanga amateri marahaba sibyo ariko bisobanuye iki wa undi uvuga ko ashaka amafaranga yo kujya gutegura reka nanga urugero iwacu Hemedi mu miliyoni ngiye gutegura Espoir nyabuneka murabona ibintu birakomeye ntabwo miliyoni niyo nayitanga nzayitanga yose abatinya kubivuga rero no kubera inyungu babifitemo
ibyo bifi binini tuvuga ntabwo Juvenal none ahangaha amafaranga amaze gushora nongere nanabikubwire ngo birimo biragira ingaruka mu guca abantu mu mastade kuba nta muntu uri guha amahirwe Kiyovu gutwara igikombe isigaje ikipe ziri inyuma ya polisi na AS do Kigali, ahubwo hakaba hahabwa amahirwe izakina n'izo ikipe ya pera akaba ihabwa amahirwe. Nibyo nagusobanuriye, haba harimo cyakina abantu bamaze kwishyiramo ngo buriya urabona iyo buriya irabona yica umupira. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira ngo abayobozi icyambere ni buriya ni n'abanyabwoba, abavuga ngo nagira ijambo rimwe nkoresha ngo ejo nkashiduka nambaye ipingu, ariko leta yibaza ngo waryambarira iki. Ntabwo abo turimo gusaba kudukosorera umupira bashobora gushyiramo imbaraga zo kuza kuwukosora, twe tuwurimo tutagaragaza aho tubabaye. Ubwo bushake burahari, ubushake bwo ntabwo bushobora kubura, kubera ko ndagira ngo nkubwize ukuri, nimba uyu munsi tumaze kubona ingero nyinshi cyane, RIB itahura igatahura umuntu utari kuri telefone, uwishe umuntu ahangaha ejo mu gitondo bakatubwira bati yafashwe, uwibye amafaranga muri banki bakatubwira bati ejo mu gitondo yafashwe. Uribwira ko gufata umuntu watanze ruswa ku mukinnyi cyangwa ku musifuzi byananirana? Ariko mu zindi nzego tubanze turebe kugira ngo nabyo bibashe gushira, ba nyirabyo babanje gufata ingamba zigituma iyo ndwara ivaho. Uzi ko hari igihe umugenzuzi mu nteko ishinga amategeko, umuvunyi, bigeze kugaragaza ngo muri traffic police ngo mu nkiko harimo za ruswa, abapolisi benshi baranasezererwa abandi barafungwa, sibyo? Kugira ngo rero uyu munsi biba bitakivugwa, twese byagiye bikorwa turabibona. Umupolisi waramwegeraga wajya kumupfumbatiza agahita afata ipingo akaryambika ka kaboko kagifite bitanu, babigizemo uruhare. Umucamanza ukamubwira uburyo ugomba kumuha ruswa kugira ngo agufungurire umuntu cyangwa afunge umuntu, akabimenyesha RIB. Urumva iyo umaze kwemera ko urwaye nibwo umuntu agufasha gushakisha iki umuti. Ariko nongere mbivuge ngo birababaje kuba tuzakina n'ikipe ziri mu myanya y'inyuma tukaba tudahabwa amahirwe agahabwa uzakina n'iya gatatu n'iya kane. Urimo urabyumva? Iki rero kugira ngo abantu bumve uburemere bwacyo ni ryari. Ariko aho Emedi ni Emedi urimo kuvuga, sukuca mu ijambo gakeya. Aho ngaho ntabwo twabikompara cyane kuko nuvuga ngo iyi shampiyona amakipe yose arakomeye. Ejo muri Sunrise nkuko ntabwo navuze ko bidashoboka, Claude, ntabwo navuze ko bidashoboka, ahubwo ndimo ndakubwira icyo biri kwafekta mu mupira. Nayo yari kunize nuvuga ngo icyo uvuga byo hari kuri abantu batekereza. Uri gutekereza ko habamo utwo dutekereza nawe reka mite mbereka none ingaruka zavyo, kuko nababwiye ngo ikiganiro niba yari cya siporo ngiye nirinda kukivanga n'ibindi bitari siporo. Real Sport umukino yakinnye nyuma yuko APR imaze kuyitsinda, mwese mwarebye umubare w'abantu bari muri stade, sibyo? Ariko noneho tukongera tukicara tukanareba APR yo iri ku mwanya wa mbere, umukino ikurikira kinye na Goriraho harimo abantu bangaye. Biriya bintu rero giye mbibonye nk'umuntu ushinzwe mobilisation noneho mu kipe y'igihugu Amavubi, mpita nibaza ngo ejo Amavubi yo najya gukina nacyo ikindi kibazo ndibuze kuza kureba. Ahubwo ufite akazi kenshi, utaje kureba Real Sport yayikundaga, utaje kureba APR yayikundaga, nzamuhamagara kuza kureba match ya 3 y'Ibutare. Usibye ko iki kintu avuzeho niba koko kandi byaragaragaye nuko navuze ngo umuntu yatuje twabuze aho duhishe umuntu waba waririye ruswa kuri match twakira na APR. Aba rero ni benshi bazamusengere ibizamuho bizabiri ibyo ntago dufite ikimenyetso. Ahubwo reba n'ubwa mbere nabonye match ya Real Sport nyuma yaho nkuko Mehmed yivuze twicara mu kibuga turi kubara abantu bameze nka abafana bangana n'abandi baye Kigali. Ni mwashatse kuduya umunyamakuru witwa Leonidas atera urwenya ariko bana president wamusanze ati mutwiciye tugumemo ahubwo cyangwa inde muzice mu mwenyine none n'urugero. Izo rero yaranciye mu jambo nagira ngo mwumvishe ngo nitudataka aho tubabara kubona umuti bizatugora. None se ntago jewe abataka ni Ferwafa n'abafana n'abakunzi b'umupira tugomba gutaka kugeza igihe no mu bayobozi bacu nimba haruzi ukunda ibyo bintu. Urimo kumva frame burya intwari niyitangira abandi byaba byiza byose ndi kuvuga mbaye ntanze urugero nkahita mvuganire ga tujya gutsinda burya cyagiye Real Sport so kubabeshya twanyuze kuri kanga. Urimo kubyumva wakweruye n'ubundi urimo uravuga ngo baguha miliyoni ukajya gutegura Sport bigenda biti waje. Ntago we wumvisha ibyo ndimo ndavuga kubera ko wowe nakubwiye kubera imyaka umaze muri biro warangiritse pe warangiritse singiye kubeshya. Turebe
noneho harakorwa iki tubanze dusubire ku batekinisiye mu kibuga dusubire mu kibuga rwose. Masudi Irambona Juma ni umutoza wari umaze kunyura muri Rayon ajya muri Tanzania agaruka muri AS Kigali biranga ajya muri Bugesera agaruka muri Rayon ari muri Bugesera atarasubira muri Rayon tariki 22 ukwezi kwa kane 2020 ikiganiro twagiranye tumusanzi we Inyamirambo yatwemereye ko abakinnyi ubwabo batanga umukino koko impamvu nsubiye kuri Masudi nuko nabwo muraza kugikomozaho kubera icyo aho bivuzwe ikipe batunza agatoki ihita ifata defense yo kugaragaza ko haba hari uwakoresheje uwo muntu ngo abivuge mubona icyo kintu kizatuma bikemuka turaza no kumva ribu ikibivugaho reka mbanze mbumvishe Masudi Juma mu kiganiro twari twagiranye yemeza ko hari abakinnyi yari afite ubwe bamaze gutanga match toza bivana n'igihe ariko ntukaje gutoza ekipe utatangiranye shampiyona ntukaje muri ekipe urumva utizaniye abakinnyi kuko buriya normalement nta muntu aza gukora intambara aje kuba umuperezida w'ahantu atagira ingabo urumva ugomba kuba ufite ingabo zawe ufite confidence nagize iyo nakoze nagiye muri Simba nta kibazo cyari kuko ntabwo nari umutoza wa mbere naje muri AS Kigali icyo kibazo kiraba urumva nagiye Bukavu Dawa icyo kibazo ntabwo cyabaye kuko nabantu bazi ko batazi byinshi barimo kwiga urumva nagiye mu Bugesera ntabwo nasanze ibibazo byinshi même si naje equipe sinaje nisije nakoze recrutement ariko nizi ikintu kimwe ikintu cya mbere nuko ntuje muri equipe ufite objectif y'ikintu ngo utizanye abakinyi urumva utizanye staff ibintu bibiri nabize muri AS Kigali urumva match yambabaje nuko kwa kundi ukina match hari ibintu abakinyi bagutsindisha ubona bafite ubushobozi ariko ntibabikore ugasubira hahandi n'abakinyi ntazanye urumva hiyadukije ni muri iyi minsi ibintu bya betting match urumva urumva muri Rayon Sport ni ibintu byinshi hari umukinyi yambwiye coach iyi match ndibuka match ugiye ukina arambwira urazi ko tubetinga sinari mbizi arambwira kanaka nanjye ndimo ariko uno musija ko dutsinda urumva n'umukinyi umwe yabimbwiye ari muri apel ariko arabimbwira nambwira ko ntumvuge ko ari ngewe urumva niyo mpamvu hari ibintu byo kubetinga ntabwo wabetinga umukinyi wazanye ngo wabyemere urumva ni kwa kundi ukinisha umuntu avuga ebana kwanza maze iminsi nakina ubone ko ndi amforme ni arimo kunkinisha urumva umuntu utazanye n'ibibazo bref muri make nizi ibintu bitatu cya mbere ntukaje muri equipe titangiye champion utizanye abakinyi Masudi umva cya kintu cy'abakinyi bitsindisha tariki 22 z'ukwa kane 2020 twari muri covid hagati ari mu rugo ari ikintu burya mubare kwivuga Masudi bushize aza muri Rayon Sport yashatse kwirukana Makenzi abo Makenzi ko mu kiruko ashaka kumwirukanira iki so urumva rero ntabwo icyo gihe ntabwo bari kumwe avuga ko ari umukinnyi waje aramubwira ati ndavuga n'uri iyi match twayitanze oya Claude ari kuguha urugero ari igihe umutoza abaza umukino none se abantu bagiye babazi rero se urumva ibyo bintu agiye makuru yose bagenda wenda umuntu yazamuhamagara akamubaza cyangwa agakurikirana icyo yapfa ko n'ikintu abantu bibajije ni abarundi bamwe bari bavanye muri Bukavu kuki yamwangaga none nabo avuga ngo bamushinze ibyo bintu nabo bari bavuga ati umukiriko tubona ari ukomeye kandi ko mu kibuga ubona arakomeye ati ibyo ni ndabizi mu byo rimwe abantu so ariko biba bigoye iki kiganiro cyane ngomba kugira ngo iki kintu rero abantu bagire cyamuzonze ko haje izina Prosper hanyuma Joseph ndamugarukaho Joseph turimo turumva inzego zose uyu ni umutoza hari abavuga bati uwo mukinnyi ntabwo wapfa kubyemeza uyu ni Masudi nta kazi yari afite ntabwo yatozaga Bugesera bari batandukanye ariko akomoza ku byari byarabaye muri Rayon Sport ntabwo yateganyaga ko wenda azasubira muri Rayon Sport umukinnyi yaraje ambwira iyi match twayitanze
ariko sinshaka ko tuyitsindwa. Masudi icyo gihe icyo yakoze yagiye muri vestiaire arabibabwira, ariko ahisha umukinnyi wabimubwiye, aravuga ati uwo mukinnyi wabimbwiye ubu ari muri APR, yamutozaga muri Rayon Sport, sinzi uwo ari we kuko hari muri 2020 uwo mukinnyi we yanze kumuvuga ni kera. None Medi yavuze ati ubwo bushake bugomba kubaho. Kuki ibi bintu bivugwa noneho bigahura na realite tubona mu kibuga? Hari ibyo tubona mbere nka macenye uko byavuzwe neza bikaba ariko bigenda. Wanabyumvise no muri ya audio yavuze ati twasezeranyijwe ko tuzabona amanota 6 akurikiranye kandi bari batarakina, tuzatsinda yabivuze batarakina, tugatsinda Espoir. Ubu yavuye muri relegation zone, ayo manota 6 kandi koko yarabonye. Kuki bihurirana? Ubona ari uguhurirana, ubona nta kintu kiba cyihishe inyuma koko y'ibyo bintu. Hari ibyo umuntu ashaka kuvuga nk'ubu ngubu, ndatanga urugero, coincidence zibaho. Ubu urebye yagira mikoro gato, ngiye kubaha urugero rworoshye cyane. Ni kenshi byagiye bivugwa iyo turi muri shampiyona Rayon Sport, iyo izi ko turi buhure na APR, abayobozi ba Rayon Sport tuganira bavuga mwebwe ASGR ni junior ya Rayon Sport muraza kuyirekera, turabizi. Bagahura APR ikabitsindira, twebwe twahura na APR tukayitsinda cyangwa tukanganya. Hari ikintu kimwe ngiye kubabwira kandi mujye gushakisha mureba mu statistique. APR ntiratsinda AS Kigali kuva 2017 kugera uyu munsi, ntabwo irayitsinda. Noneho rero usanga hari ibintu bimwe abantu bavuga, yenda nk'ibyo bavuga ngo bazahama ngo Marine zaha amanota 3 yahe Etoile de l'Est, byavugwa bikaba byahura, ariko hari n'ibishobora kuvugwa bikaba byapanzwe, no kugira ngo abantu tubyumve neza. So coincidence ishobora kuba ibintu bigahura kubera ko byavuzwe, abantu bakavuga bati ntitwari twabivuze se, twari twabivuze mbere. Nk'ejo bundi Bugesera ngira ngo ujya guhura na Gorira, bari bavuze ngo rwose byanga bikunda Gorira atsinda Bugesera, biraba. Twaranabiganiriye ngira ngo ugena biganira na perezida wa Gorira, mubwira ntihaje mwakoza gashya Gorira muitsinda ibitego, nako Bugesera mwayitsinze ibitego 4, muzi byakoreye andi makipe makuru hano, ntimurakomeye cyane. Hari byagiye bivugwa Gasogi itanga amanota 6 Gasogi buriya muri shampiyona yatanze, simvuge ngo yatanze, nanjye ubwo nabangiye gukonfirma, yatsinzwe na Gorira matchare na Retu mu buryo wabireba match ya mbere Gasogi yakinishije abakinnyi nirego 11 ikipe ya kabiri, bakavuga ngo baruhukije. Hari match zagiye zihuza Bugesera na APR, byigeze kuba Abdul avuga ngo yaruhukije, Rwasamanzi yari yavuze nawe ngo yaruhukije. Niki umuntu agiye gutanga ingero, watanga ingero nyinshi, ariko ibyo ubwabyo ntabwo twavuga ngo harimo ruswa. Hashobora kuba harimo fixing kugira ngo bahindure resultat za match. So icyo gihe rero abantu babireba nyine muri angle nyinshi, kandi niyo fixing ni inacceptable, nayo niyemewe, nibyo navugaga. Nayo ni ikindi nk'icyo Masudi yavuze kuri uwo umukinnyi akanivugira ngo turabetinga. Nukuvuga iyo umukinnyi agiye ku betting haba harimo fixing na betting. Ubundi betting isi cyaha, ku bettinga biremewe, ariko ntushobora ku betting uri acteur principal, uri umukinnyi uri umutoza. Yego, ibyo ntago byemewe. So nkavuga ngo rero twebwe ubushake burahari, kuko umupira wacu kugira ngo utere imbere nuko ibyo bintu bivamo, bitavuyemo resultat zajya zihora nyine ziri trike, ku buryo ejo cyangwa ejo bundi wa mugani usanga abantu nta competition iri mu kibuga, kubera ko umuntu yaritoje nkuko wa mwana numvaga bivuga, ariko yagera ku mukino ugasanga hajemo ibindi biri kumwe influence gukora ibyo atagombye gukora. Bati miliyoni 2 tese ni igikombe giye kutwase, batangira kubifatika tuziranye. Gusa ibingibi turimo dukina hangaha by'amajwi ni ibivugwa byavugirwaga hasi. Akenshi ndumva ko umupira w'amaguru hano mu Rwanda ugiye uvugwamo na ruswa, ariko ugasanga nta bimenyetso bifatika, haba wayihawe cyangwa se uyitanga cyangwa se ugerageza kuyitanga cyane, kuko nk'abuzi bafashwe bahise bakwepa abakinnyi nibo bahise birukanwa muri Mukura ba Bukuru Christophe, aho bibuka Mukura ifite finale y'igikombe abariyo bagiye kubashaka. Nibyo nanjye naribuze kugarukaho, kuko noneho Olivier abimenye ahita birukana, aravuga ati igikombe aho kugira ngo aba bantu bagaruke muri kampu ntibagarukemo mu birukane, twe tuzakinisha abazaba bahari, kandi Mukura arakinira gitwara. Reka wenda turebe navuba hangaha. Uvuze kuri Mukura, oya uyu mutara mu nyirizina Mazimpaka Andre, ibyo byavuzwe ko akekwaho ruswa cyane, yasimbutse agiye kuyacakira bahita bamuhana. Ahangaha rero nkeka ko kuba yakoze ibinga kugira ngo nawe agaragaze ko ari umwere, yakaba umwere yagira gute Mazimpaka Andre
ni umwe mu bakinnyi batarabo kwizerwa. Si umukinnyi niyo yakina gutya agakuramo save nk'igihumbi, si umukinnyi wakwifuriza ngo ajye muri nationale, si umukinnyi wakwifuriza ko ahubwo wamubona nko mu ikipe ikomeye Kiyovu, Rayon, AS Kigali, polisi kumenya bamukatatu bamubonye ngiye kuvuga ngo bamuca iki ariko ndiya nuko ngo polisi bamufashe byamukomerana na peribwo n'ibindi bindi ngo ngo ni bene babakinnyi babahanga ariko bishwe n'ibyo byo ku ruhande, ibyo byo kujya gufata amafaranga y'abakeba, iby'amarozi n'ibyo bintu byatumye ubuhanga bwe bubura umumaro, ntiyakagombye kuba arimo asa n'uwigura. Nuvuga ngo ibyo uko wari wivuze we buriya abonye batangiye kumuhamagara, hashobora kuba harabanje Fisi aramubwira ati match yo kuwa kane turi tayari ese urashaka ko tuganira ibya famiye n'iki famiye yihe ese urashaka ko nzakina sinzakine uzagende ubwo ngubwo biba birangiriye aho ngaho. Undi ariko Muvunyi Fisi yabaye incari yita incerutsi, yanze ku Fisi numva ko nkeka ko Mazima ko ataratoboraga wahita yarasa ku ngingo. Fisi ashaka ko yarabonye ko ntaho yahera abimubwira nibwo rero kumuteza umunyamakuru Axel abaramuvugishije, ubwo babamuteje uwitwa Hussein. Ariko byakaba byose urumva ko aho bibitomoye cyane ni conversation ya Axel na Mazimpaka niya Hussein na Mazimpaka. Ariko icyo tuvuga abantu bataza kugira ngo Mazimpaka n'umwere muri ibyo, Mazimpaka arimo kwigura kuko aziko nawe bisa nk'ibyamurangiranye, abantu bose bamaze kumenya ari umwe mu bantu b'icyambu hagatanga hano umwere ku iki kintu. Uyu munsi nyine ni ukuvuga ngo byonyine kubagize izo strategy si ubwa mbere bimubayeho, ko cyari ubwa mbere afashe amajwi akayashyira bakajya hanze. Ubwo ni ku bwende bwe ntabwo tuzi ukuntu byagenze, ariko amajwi icyo tuzi nuko tuyafata nyine. Ariko ni ukuvuga ngo kuba amajwi iyo yasohotse yarangiza gusohoka, ni ukuvuga ngo yashoboye kuyafata byonyine, nubwo bwenge sintekereza ko kuko yagombye kuba afite n'ibindi yafashe mu buzima bwe bwose byatumye izina rye byararyangije kugeza kuri uyu munsi. Njye navuga ko ari intambwe wenda yaba ari intambwe, njye navuga ko yaba ari intambwe kuko ipusi yaraye hanze babaye inturo, ntuzigere ushaka kuyikomeza kuyisubiza mu bivanura ngo wongere utume ngo igaruka. buriya biba byarangiye, kuba byaramubayeho bizarangira kimwe. ubu ngubu aragakoze akanya kugira ngo akanga adversaire, ariko ni time ku rugamba rukomeye. Ese bataza kuba hari ibintu bya covid muri no minsi, amakipe katari gushyira abantu muri rokari iminsi yose. Uyu muntu nk'uyu rero amafaranga ye aba yafite, kandi abantu impamvu kuki ari we bacaho bose, kuki abahamagaye wese ari banyuzeho, kuki batanyuze kuri kapitene, ko batanyuze kuri Bertrand, kuki batanyuze ku wundi kuki ntumvise ko bavatiye nk'umuntu mukuru. Oya ndavuga kuki kama mutu kapitene kama mutu mukuru siki kama mutu mukubu nk'umuntu twari tuvuze ibi bintu ni umwanda ariko byakavugwa si uko ngo ahantu hose ubu ngubu ikipe ziba zakaniye pe. Ndakubwiza ukuri, njye nakurikiye ino sezo, nakurikiye uburyo no hahandi bavuga ngo umuntu ayoberwa ntayoberwa umwibye ahubwo ayoberwa hamuhishe. Narebye match ya Musanze na AS Kigali, narayi Musanze icyo gihe ndi kumwe na ba Jimmy Murisa tutembera hari abantu baranyuranamo nijoro bajya ku marokare bashakisha aho bahurira n'umuntu. Nuko batabivuze wenda Musanze yabuze fact nyirizina, ariko defense yayo yose yari yariye. Si Musanze gusa, no rugero Musanze na Gasogi ntibyavuzwe. Musanze na Gasogi ntibyavuzwe. Bamwe bahitsaga birukana umutoza ako kanya. Umutoza yavuze ngo iki yamaze gusezererwa, yavuze ko ari witwa Buffett wahaye abakinyi. Urumva ni ibintu rero abatoza akabivuga undi akabivuga, ahubwo ukaza kugaruka ku kintu cya federation wari wagikomojeho kare. Federation rero muri umupira w'amaguru mu Rwanda ari ibivuzwe ari by'amarozi, ari bya za ruswa, ari by'ikibige biba iraturama, isa nk'indorerezi byaratucanze sinzi impamvu. None umuntu akibaza ibi bintu bizakemuka gute niba federation yo nta kigikora.
kuko ndibuka neza uwigeze guhanwa n'uvarinya kugenda Jamari Ntagwabira nabwo abitangarije hehe mu kigo abanyamakuru abyivugiye ku bwende bati iperereza ryakozwe kandi ibimenyetso bihari we yarabyivugiye ahanga itagarika imyaka 5 uzareba ikitwa urugamba rw'ibitego uzi nibwo uzabona ko bibaho urugamba rw'ibitego muri iyi shampiyona bavuga ngo indikinya cy'ibitego kizakonda nko iriya tegeko yangingo 38 harya ibivuga amategeko y'amarushanwa hano mu Rwanda wavuze uvuga ku bijyanye n'ikipe mu 2018 nibwo basezereye witwa Bukuru Christophe icyo gihe ku gikombe cy'igihugu hanyuma tugaruka ku ikipe ya Musanze ejo bundi hari umukino w'ikipe ya Kigali n'umukino w'ikipe ya Gasogi naho byagiye bivugwa ariko magingo ya Ferwafa Gasogi Kigali Musanze byarangira ari 4-1 bati hari abakinyi ariko nta nkete nibura Ferwafa ikora ngo izabure imyanzuro yayo ivuga ati twarakoze ariko twabuze ibimenyetso nibura iyo initiative ikaba yatangiye tujya mu ikipe ya Kiyovu President Mvukiye Juvenal avuga ko hari abakinyi bahawe ruswa ku mugaragaro cyane rwose kuri match bagatsindwa baranabahagarika rwose binatuma n'umutoza nicyo kintu kimwe mu bintu byamwirukanye avuga ati niba abakinyi baza nkababwira mfite ibimenyetso ko mwafashe ruswa bakabinyemerera bakambwira nawe wazaba nabazibahaye wowe uri umutoza ukaba utabibona tujya mu ikipe ya Rayon Sport ku mukino wahuje n'ikipe ya Gasogi ubwo banganya 1-1 urabyibuka ko byavuzwe ko Kwizera Olivier ngo hari ukuntu byaragenze nawe akaba yahabwa amafaranga bikavuga ngo Gasogi yayimuhaye byaragiye bivugwa hanyuma kandi si ibyo gusa mu bakinyi cyangwa se n'abatoza n'abasifuzi nako bivuga ko ubu ngubu basigaye bagira gute bahabwa ruswa ariko bivuga ariko bakabagutse kugeza ko umuntu utashampiyona higeze twaba abasifuzi hari bivugwa ukabibona na gihamya n'ibimenyetso bakavuga ngo nta mwotsi waza nta muriro ariko nko ku basifuzi bageze kuri journée ya 12 turimo turavuga ubu ngubu ndavuga inosezo uravuga ikindi gihe inosezo rwose abasifuzi bari clean kugeza ko umuntu tuvugana ariko urabyibuka ko muri 2020 ubwo wari ukuriye komisiyo y'abasifuzi Michel niwe wabijyanye no muri ibi rwose yaboneka muze mukore perereza oye n'abajyanye yagiye kurega ikirego nyuma za kugikoraho ariko ikirego yajyanye guyo cyahise kimuhirika abantu bose abasifuzi bose bose muvira indimwe biba ngombwa ko bavuga bati uyu nguyu no kwikiza urumva rero ibi bintu bahise mu bantu mutegeka kwegura muri Ferwafa ibintu bya ruswa nabigeze ku ino ntera ahantu hose abantu batangatanga atari uko ari ikipe yigiriye aho ugasanga umuntu agiye ku giti cyangwa se ku nyungu ze Wazima. Nambie eti nini? Yesa. Unaona Nilikabu watu wengi nambie nini? Nabyumva. Sikia. Kwa jamaa kwa moya. Tamupa namba akuite. Anakutaka. Nani? Ni nani? Jamaa moya tu wa Nyamirambo. Tunatakia ni nambie. Siyui. Atakwambia. Ujui. Ujui. Sio aniambia kwa nimero za Endro. Ala ziko nazo. Urumva? Ni mambo na wewe mwambia niite. Mwambia niite. Sawa. Tamwambia. Sawa. Uko wapi? Tuko Butare, nikwambia tuko Butare. Ulifika Butare? Tuko Butare, sema muri timate. Baba matere. Sasa muri ogopa. Baramia tere nini kweli? Muri timate. Gasogi. Tese taba huwa na narimale. Sasa mtadusikia ngoje. Tadusantiri ngoje tadusikia. Uko sikia. Babimye tere. Abara amakosa ariko. Bashikimye kabisa. Ndo ibimye. Ntabwo tubizi tu. Mwakoreze. Wapi turakora declassage tu sanzwe. Mucumbitse. Iyo mujya kuri kaminuza. Oya, ako dushaka kujya no kuri kaminuza. Dushaka kujya muri kaminuza mu kanya. Bagora kutara. Muri kaminuza mu kanya. Mazira kwako kabisa. Nifika kwako. Bana, waambie bajiandae kabisa. Moto tawaka. Moto wala sikia. Unatashusha ekipe ulikuwa kapteni kweli? Sina tawa, itateremuka. Sasa barame. Pia. Ekipe wabere kapteni. Nese baramemba. Myaka ibi. Nese baramemba.
baramemba sikia ekipa ya perezida wa federasiyo nayishusha baramemba kuna problem yacho Axel acha nadhani kama ishakomara kweli kumungari hivyo kweli Axel nilikuwa nadhani kama ishakomara kweli ungari hivyo kweli kabisa babaje kabisa nakobaje sana kabisa nini babaje kabisa gutes naenze kuwakuze kabisa naenze kuwakuze wala nikwambia nini aya gose urumva yo dira unataka kunipa ni dira kwanza patia jamaa yako kweli sikia mimi hiyo man umramwe ushaka nimero zawe urumva na Axel yani buto sikia lazima imana zo guhamagara ninde ninde tumukwambia jamaa useri tusija kuchacha kana nagano mpira nagano mpira sio kuna naambia ngo president Ferwafa uko naambia nini wakapita niko nakwambia unataka kumalizipe wewe captain ambie banite basi sawa unasikia kama kwa watu wengi mimi niko nimepeka mshamba nasema nataka aje niambie mama nataka niambie nataka ushindi nataka kisha nataka ushindi tusaidie nisaidie nicheze nataka ucheze faka mtu mkubwa kuna vitu achilia tu ingie au makosa mengine wasimamishe vibaya kama hivyo kama mtu mkubwa sasa tu goli kutoka kwako itaiwe moja lakini ipate kisha talipa konti mpaka utata konti sasa nikishaingia mbitu sasa wazo vitu vinakuwa vinageuka wewe naambie ngapi vinabijeze kule ngapi halo wewe nikate tu unataka nikate unataka nitakuwa kuita baadaye nikwambie 2 milioni niza kikombe nitakupa sasa tutafanya sasa milioni tena sasa hivi mama natumia milioni kabisa mama natumia milioni sasa hivi kama uko bei njoo hivyo kabisa sinzi niba turi bubyite betting kuko betting y'ubundi iremewe ariko hari abatabyemerewe burya haba hari abatabyemerewe abantu bashobora kwemfluence ako mugani ubu tuvuze betting bagira ngo ni Gorilla Games kandi Gorilla Games biremewe rwose upfa kuba uri hejuru y'imyaka 18 biremewe ahubwo ibi ni fixing kugira ngo byorohe fixing binyuze mu bakinnyi binyuze mu bayobozi b'ikipe kuko mu bafanaho umufana nyine ya betting akavuga ati ngewe ikipe iratsindiye ni umufana nta ruhara abafite ku migendekere y'umukino keretse akoresheje abakinnyi cyangwa akoreshejwe nyine akagira hari abakinnyi bagiye bahagarikwa benshi i Burayi ariko kubera iki wacu abatoza babivuga yarabivuze koko akiri muri la jeunesse reka ndushaka tujye duhere kure hakurya hari n'umukinnyi wigeze kuvuga ati oya bantuza ndibuka rigiye mukuru yatsinze Kiyovu Sport ibitego 3-0 ya Kanyankore iyo Kiyovu yatozwaga na Kanyankore abakinnyi baranashwana neza kugeraho umwe yabwiye ute ubundi ikipe hari ubwo ari yaso urajya ku hatanu utuye ni yaso waretse nkirira ibiribuko rwose ndetse icyo gihe Kiyovu yayoborwaga na Kayumba Jean Pierre nabo baravuga bati rwose hari abakinnyi dukeka ko bashobora kuba bayiriye nejo bundi muri cyo nejo bundi urabyibuka Rayon Sport wibuke Rayon Sport ya Paul Muvunyi
yungirijwe na ba Prosper ba Bakame audio zagiye hanze Bakame bamushinja fixing, abantu barabivuga ariko turi kwibaza kubera iki ari ribu yego hari abatanga ikirego, hari no gukumira icyaha kitaraba cyangwa se no gukora iperereza kuri ibyo byaha, ariko nta kintu na kimwe cyari cyakorwa. Kandi ibi ni ibintu biri mu mitwe y'abasportifu, biri kudindiza siporo yacu, aho umuntu akora ikosa rimwe kabiri gatatu bagahita bamwirukana kandi wenda ari n'ikosa risanzwe. Aho Amavubi ajya muri Cameroon abantu bakumva ko byakorohera u Rwanda ko rwakwaka amanota, aho ikipe bigiye kumanuka abayobozi babiri bakicarana, reka aho hose yewe aho n'ibindi bindi ibyo byose birajyana na fixing. Abayobozi babiri bakicarana bakumvikana ko imwe yitsindisha. Aha rero niho uzasanga uzi nka ziriya wita ngo ziba zituranye, hari igihe biba na ngombwa bakitabaza abameya bakabijyamo rwose, bakavuga bati niba turi Amagaju n'urugero tugiye kumanuka dusabire meya wa Huye, twitabaze meya wa Huye aganire na meya wa Nyamagabe, icyo kiganiro gitume Amagaju atamanuka. Ibyo ni ibintu bibaho rwose, ibi bintu bimaze gufata indi ntera. arakomeye, ni ibintu tumaze iminsi dutegura, wenda tuzajyana n'igihe cyo kugarukaho. Tariki ya 22 ukwezi kwa 4 2020 twaganiriye n'umutoza Masudi Juma, yari akiri mu Rwanda, atubwira ko byamubayeho mu mayikipe menshi, rimwe na rimwe abakinnyi bakanamutsindisha, ariko yari muri Rayon Sport. Umukinnyi araza aramubwira ngo iyi match twayifixinze ariko sinshaka ko tuyitsindwa. Ati uwo mukinnyi yari muri Rayon Sport icyo gihe, ariko namutozaga muri Rayon Sport, kuri bari muri APR. Ubwo ni muri aba ngaba bavuye muri Rayon Sport, kuko Edahir ubwo aracyari no muri APR, kuko nta mukinnyi wavuye muri APR, wavuye muri Rayon ajya muri APR wari wasohoka muri APR, ubwo aracyari muri APR. Ibi bintu biravuga umunsi ku munsi, ntavuga ati ndimo ndashaka akazi. Reka tujye muri RIB. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rurabivuga iki, rwabikoze iki, ruzabikora iki? Murangira Dr Murangira Thierry avugira uru rwego rwa RIB. Tuvuze wenda kuba tubyumva kuko mu bitubaza tukagerageza gukurikirana, ariko wenda icyo navuga ni uko ikintu cyose cyangwa igikorwa cyose kinyuranye n'amategeko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruragikurikirana. Mu bya ruswa by'amaguru nabwo turayikurikirana. Gusa icyo tuba dusaba abo bireba bose impande zombi ni ukugira icyo bita ubushake bwo gutanga amakuru ndetse no gufatanya n'urwego kugira ngo iyo ruswa ivuga koko ikurikiranwe, ntibibe muri showbiz gusa tubyumve bivugwa mu binyamakuru cyangwa ku maradiyo, ahubwo noneho habeho imikoranire ifatika, ubushake bugaragara bwo gutunga agatoki aho iyo ruswa yaba iri kugira ngo ikurikirane. Ariko niba bivugwa n'abantu muvuze no ku maradiyo, ubwo birasaba ko abayivuga bazaza kuri RIB bagatanga ikirego ni ngombwa, cyangwa namwe mushobora kubyumva aho bivugwa mugakora iperereza ryanyu? Urumva iyo uze no kumva bivugwa gutyo uba wabivuze, ariko ntabwo uba watanze details, kuko buriya investigation igomba kugira RIB, igomba kugira ibintu ishingiraho. Ntabwo numva ko uburyo bwiza nk'umunyarwanda mwiza bakwishimira ko twakurikira ibivugwa muri showbiz hariya, ahubwo niba wowe ufite amakuru, ubwo bushake n'ubwo bufatanye nibwo dusaba. Buri muntu wese agatera intambwe kumva ko icyo kintu cya ruswa cyagombye kurwanywa koko.
ubwo rero nibyo tuba dusaba abantu ntibivugwe hirya gusa ngo birangirira ufite amakuru rwose agatera intambwe tumwakiriza yombi. ubwo bivuze ngo mu gihe mwebwe nta muntu uzabasanga ntabwo muzinjira muri ibyo bivugwa ngo murebe ukuri kwabyo mutagombeye ko abantu bazi. Ntabwo ari cyo bivuze ntungane muri urwo ruhande. Icyo bivuze ni uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rushobora gukurikirana ibyaha rubyibwirije cyangwa se rubisabye, ariko muri ubwo buryo bwose hagira ibishingirwaho kugira ngo investigation ikurikirane, nako investigation ikorwe. Icyo navugaga ni ugushishikariza abantu bose kugira ubwo bushake bw'ubufatanye, kuko hari aho nabo kurikiye nk'ibyo ngibyo wumvise ibyo bavuga, hari abo wegera babaza tekada ntabyo nzi nanjye byumva bivugwa gutyo, wakongera wagira undi ubaza ati reka da nanjye byumva bivugwa mu iradiyo gutyo, ukumva rero icyo nicyo dusaba. Uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo dushishikarize abantu bose baba bafite amakuru kwegera urwego rw'ubugenzacyaha noneho bakayaduha, kandi nta mpungenge bakagombye kugira kuko ibanga ryabo ni ibanga ry'uwatanze amakuru turamuhishimiye. Ariko twigeze mu minsi ishize kumva mu rwego rwanyu harageze ibirego by'abasifuzi, hari n'inyandiko n'amajwi yagiye asohoka, hari n'umukinnyi wigeze gutabwa muri yombi wa Muhanga, ariko ibyo byose bakavuga bati n'ubundi turongera tukababona hanze ntitubone feedback, nta wahanwe, ari nayo mpamvu bihora binavugwa. Uravuze ngo mukababona hanze, mubabona hanze hari aho babanje guca, urongera wavuze uti ngo batahana, urumva mubabona hanze bavuye hehe? Ni iki wavuga ko baba batahanwe? Ahubwo twasaba ko bajya bakurikira dosiye neza bakamenya uko byagenze. Guhanwa ko nta cyabuza urukiko guhana igihe cyose babonye harimo ibyaha bigomba guhanwa n'amategeko. Mwaba wenda nko muri uyu mwaka mwarakiriye ibirego cyangwa mwarakurikiranye ibirego bingana iki ku bijyanye na fixing ndetse n'ibi bya ruswa mu mupira w'amaguru? Ibyo ngibyo byari ikiganiro ubutaha, kuko umpamagaye ntabwo babanje kunteguza ngo gusanya imibare. Ibyo wenda byazaba ikiganiro twazagirana ubutaha, umuntu agakusanya imibare akakwereka ati dore uko bihagaze neza. Ariko birahari mwarabyakiriye nubwo mutazi umubare, mutibuka umubare? Twarabyakiriye, harimo n'icyo ngicyo wavuze nawe ubwawe cyo cya Muhanga. Murakoze cyane. Murakoze, ariko ubwo namwe ubuvugizi bwanyu mu rwego rwo gushishikariza abantu gufatanya no gutanga amakuru kugira ngo ibi byaha bikurikiranwe turabubasabye. Wumvise ibyo ribivuga, ibyo mwavuze, ibyo umuntu nka Joseph avuga, hari icyizere hakorwa iki? Ndabanza gushimira Dr. Murangira, arahuza n'ibyo nari ndimo ndavuga. Nitudataka nitutagira uruhare ubwacu kugira ngo dukire iyo ndwara, kuyikira bizagorana. Ariko nanone tukongera tugashishikariza abakunzi b'umupira w'amaguru, ntago ikibazo kigomba gukemurwa n'abayobozi gusa, buri wese agomba kubigiramo uruhare. Iyo tutabikoze nibyo umvaga mu kanya twari turimo duteraho blague, izina nka Prosper ujya kumva nyine umuntu ati Prosper aranyanga. Prosper ashobora kuba atanga Mackenzie, ahubwo ibyo yavuze yarabibwiwe na Claude, yarabibwiwe n'undi muntu. Mackenzie ashobora kuba atasuzuguye Prosper nk'uko yabivugaga, ashobora kuba niyo ruswa ntayo yariye nk'uko yabivugaga, ariko nawe akwiye kuba yisuzuma akareba impamvu izina rye ryakoreshejwe cyane nyine muri uwo mwanda mu mikino itandukanye. Aha rero kugira ngo tuzabashe kugera ku ntsinzi twese, yaba itangazamakuru yaba abakunzi, hari ibyo twahoze tuganira kare. Ndimo ndibaza impamvu Kiyovu idahabwa amahirwe yo gutwara igikombe ari isigaje amakipe matoya, sibyo? Iyo ndwara rero yimaze kugera mu bwonko, abantu baba bamaze kwangirika, urimo kubyumva. Ariko ibyo Dr. yaravuze ngo umuvugizi wa RIB yaramaze gutangaza ati abantu nibaduhe amakuru, hari ibyo mu mategeko bita indicible culpability. Hari ibintu bivugwa bikaba byatuma umugenzacyaha ajya gushakisha nyine icyaha bitewe n'ibirimo biravugwa, nubwo nta gifatika kiba kirimo. Ariko ugahita uvugana bimwe yavuze mu Kinyarwanda ngo hari umwotsi, buri gihe utekereza ko hari umuriro, ariko ntabwo bivuga ko buri munsi umuriro uba uhari koko.
sibyo aha rero njye nabanza ngashimira flash umwanya mwaduhaye ni uw'agaciro hanyuma nkanabwira abantu yuko kugeza none ahangaha ikipe ya Kiyovu Sport iracyashaka igikombe imyitozo abakinnyi bayirimo dufite icyizere ko shampiyona nirangira dufite amanota twemerera kugitwara ntawe uzakitwambura dufite icyizere ko ibivugwa ku mikino yose isigaye haba ari ikipe zishaka ibikombe ebyiri haba n'iziharanira kutamanuka niba hari icyo abantu bumvishe guhera none ahangaha dutege abanyarwanda ko nibura hari impinduka bazabona muri iyo mikino isigaye murakoze. Jose hakorwa iki hari icyizere kigereranyije n'ibyo RIB bivuze icyizere kirahari ntekereza ko niba hari abantu batangiye kubivuga bakabivuga bashize amanga nk'abo mwatwumvishije ahangaha bivuze ko natwe abakiteri muri football baba abafana baba abayobozi baba abakinnyi iyo abantu batangiye kuvuga ikibazo bakivuga ku mugaragaro nuko baba bashaka ko ikibazo gikemuka nkumva rero buri wese ni uruhare rwe kugira ngo dukurikirane tunabirebe koko dutanga ayo makuru nk'uko umuvugizi wa RIB yabisabaga kugira ngo dushobore gusohoka muri iki kintu ikindi navuga ni uko AS Kigali turi muri course y'igikombe cy'amahoro kuko icya shampiyona cyo aho bigeze ntidushobora kugitwara nkavuga rero ko iki gikombe cy'amahoro uko byagenda kose turimo kurwana nacyo kugira ngo tugisubirane kuko n'ubundi nitwe tugifite ntekereza rero ko abanyamujyi bagombye kuba hafi y'ikipe yabo kugira ngo tuzashobore gutwara igikombe cy'amahoro murakoze. Claude nawe hakorwa iki ni byo koko ngira ngo nabanza ngashima nanjye uburyo bw'ikiganiro kuko mwagerageje gushakisha inzego zose muri make ugiye no kureba n'amakuru yo gushakisha ikibazo yahera kuri iki kiganiro nkumva rero nk'uko twabivuze mbere na mbere tubanza twebwe kiri kuri YouTube turabanza twebwe twishakemo ba bantu dufite kuko umuntu ajya gutanga ruswa ayiha umuntu wawe tubanza turebe recruitment yacu turebe abakinnyi dufite niturangiza kubamenya ubwacu tubanza tumenye ngo ese ubu dufite tutizeye n'indi niba bingomwa ntarikine na match ibyo ngibyo nibireba amakipe kuko ibi bishobora guteranya ba bantu biyita ngo bamwe ba manager abandi ngo twatumwe bagiye prepare bashobora guteranya amakipe kandi bitari ngombwa kandi umupira turimo nta n'umupira amatere ntabwo uraba professionnel so nuvuga turacyari mu mupira rero utuma abantu uhuza abanyarwanda uhuza abasportifu tukagira n'inshingano za leta kugira twese tubwe mu bintu bizima rero tubane twirebe icyaka bitushigiye kuri RIB mwavugaga urwego rwa RIB turarwuba cyane uherere kuri Jean Louis waranditse Dr Murangira bari hari ukuntu mukunda cyane aziza gushakira ibimenyetso ubushize hari mu bintu bijyanye n'abantu bakoresha imvugo mbi z'inyandagazi kuri YouTube bavuga ati nyamuneka mujye muvuga muziga musimbuka niba ari ibintu sigomba kubivuga mu mazina yabo bya bintu ushyira mu nshoboka kinyarwanda rwose uramenye mwibutsa rero ndetse none tukajya n'umuyobozi wa RIB mu mujyi wa Kigali akora n'umupira aza no kureba umupira kuri stade so nduje no kumusuhuza rwose kugira ngo nawe nakurikirane ko n'umuntu asanzwe abizi umuyobozi wa RIB mu mujyi wa Kigali so duvango rero icyo turi burebe no kugira ngo tubere ko ikibazo gifite uburemere nuko ibintu turimo turagira mu mafaranga ya leta amakipe yose y'akarere ahabwa ibijwe na leta ifite n'umuvunyi urwanya n'uruswa n'ibyo byose kandi bivugwa ko meya y'ingingo undi ibyo byose rero turimo turakira amafaranga niyo mpamvu RIB igomba gushyiramo n'ingufu aya mafaranga leta bari gukiniramo Rayon Sport nayo nubwo n'amafaranga leta tubona turimo turashaka n'ayakarere nyaboneka niba nyarutse baduhe naho turye ku mafaranga leta urumva twumva ko bimeze ariko nabyo birasaba ko ariko rero mwabantu hari ikintu tutavuzeho ndavuga hari ikindi cyitwa kuvuga ngo Leonidas nuwamukura ari kuganira na Korode w'umwaperi cyangwa se na Korode w'umureyo cyangwa se w'umureso wanjye n'ahandi hantu kubera iki ibyo nubwo tuvuga tuti ni ruswa bivuze ko abantu bataganira ibyo rero kandi soza no nyimize ngusubira n'abandi bari bakubwira bari minota nibyo navuga ko bagomba kubyinjiramo kugira ngo wa mupira wacu n'amafaranga azamo turebe ko byagenda ku murongo ikiri navuga nyine kuri Rayon Sport byo no gusoza nuko nyaboneka bariyo no kwihangana ibyabaye mwarabibonye amavideo nubwo twabuze abantu baduhishe ariko mwarabibonye ubuyobozi ntako butagize twari twateguye bose gakirangiza Kimedi nyine irahari ko twabuze ubu bayihaye urumva banzu bagakeya ariko Hemedi umvuga nti una uyobora umwibye mwayoberwa amuhishe icyo shaka kubwira ntuyoberwa kwibye n'umwana wa Kinyarwanda nta muntu ufite preve ko nabonye mu haruzo urabanje kwisobanura ngo ngwino bizane banza wa Dr Murangira muzo kuganira wowe ufite bimenyetso uzagiye muvuga numva se none nicyo navuga rero rwose mwarabonye nta kubiyobozi butagize nongeye no kwihanganisha abakinnyi rwose abakinnyi bazize ubusa bagati prime y'umugana turayibuze kwere
bakiri mwihangane niko bigera isi niko iteye nisakaye ariko uwagize bigizemo uruhare aba rero ndabazi umuvumo wabyo uzamukurikira kugeza apfuye rwose